Bwa mbere mu mateka, bwa mbere mu kanwa ke, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi atangaje igihe intambara ari kurwana na M23 izarangirira. Ese niwe uzaba wayitsinze cyangwa M23 izaba yamutsinze? Ibyo byombi birashoboka. Icyo gihe ni ryari? Turaje tubibabwire muri iyi nkuru. Ikindi tugiye kugarukaho, Uburundi M23 ibuteje akaga, iteje igikuba i Bujumbura, ibintu bikomeje kudogera. Byose turabireba muri iyi nkuru yacu. Ni inkuru ngufiya tugiye kubagezaho, ariko dusesengure ibyo bintu byose. Wowe dukurikiye ari ubwa mbere, kora subscribe. Niba usanzwe udukurikira, kora comment, kore like, kore na share, kugira ngo abantu twese tujye tubasha gusangira aya makuru tuba twatohoje mu buryo burambuye. Nyuma y'uko Uvira ifashwe na M23, ntabwo twari twakabonye sorti cyangwa se Tshisekedi asohoka ngo agire ikintu atangariza abaturage b'Abanyekongo. Ibintu byose wabonaga bisa naho birimo urwijiji. Uyu mukuru w'igihugu atarasohoka ngo agire ikintu avuga abwira abaturage byagenze biti. Ariko noneho kuwa gatandatu uyu mugabo Tshisekedi yagize gutya ahura n'urubyiruko i Kinshasa. Yagarutse ku bintu bitandukanye, ariko noneho cyane cyane intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo, ifatwa ry'umujyi wa Uvira, ifatwa ry'indi mijyi nka Bukavu na Goma, ni kimwe mu by'urubyiruko rwari rumuhanze amaso rwamubwiraga. Ariko ibintu tugiye kugarukaho mbere na mbere, reka tubanze turebe. Ntabwo turi bujye ku buryo yavuze ko ingabo yasanze ingabo za nta kigenda, za ntaho nikora, zidashinga ubwo yafataga ubutegetsi, cyangwa tugaruke ku isuku nkeya yagaragaje muri Kinshasa, avuga yuko ngo ari umujyi uri mu ntuza ufite ngo umwanda utarengera ibidukikije, ariyo mpamvu ngo haza imyuzure. Ntabwo tugaruka muri ruswa yavuze yazonze igihugu cya Kongo, ahubwo reka twigarukire ku kintu yabwiye urubyiruko tugisesengure. Tshisekedi yabwiye urubyiruko cyane cyane asa naho arwibohoraho, uko ngo atari yabashije kubona umwanya uhagije wo kuza kuganira nabo, ngo yari yabonye umwanya mutoya. Cyane cyane mbere na mbere yagaragaje ko ikintu kimutwara umwanya munini ari ikibazo cy'umutekano igihugu gifite. Abanga ari kumwe n'abajenerali barimo baganira kuri icyo kibazo, ndetse ngo no gushaka igisubizo cyacyo. Reka duse naho tumukotinga, hanyuma tuze dusesengura ibyo ngibyo yavuze. Yaravuze ati, nk'uko mubizi igihugu kiri mu bibazo, turi guhura n'ikibazo cy'umutekano kandi gikomeye cyane. Icyo kibazo kiransaba kuba mpari, guhora ndi mu nama nyinshi n'abofisiye bakuru b'igisirikare, kubera ko ntindana n'abo bajenerali kugira ngo tugire ibyo dutunganya. Mumbabarire nanjye byambabaje kuba ntabashije kubabonera umwanya uhagije, kuko twagombaga kumarana après-midi yose cyangwa se ikigoroba cyose, nyuma ya saa sita yose twagombaga kukimarana, ariko ntibiba byankundiye. Mu ijambo rikomeye yarivuze ahangaha ati, mumbabarire mu nyumve, iyi ngiyi tugerageze kuyifata nk'intangiriro. Avuga uwo muhuro nyine, tugerageze kuwufata nk'intangiriro y'indi mihuro yose izabaho, kuko umwaka utaha ugitangira, ni ukuvuga mu kwezi gutaha, umwaka utaha ugitangira, nzongera negure ibindi bintu cyangwa ibindi birori nk'ibi ngibi, hanyuma twongere duhure. Icyo gihe rwose mu nyumve, icyo gihe ndabibasezeranya ko nzaba mfite umwanya uhagije wo kubaha, nkicara tukaganira, nkumva ibibazo byanyu, nkumva ibitekerezo byanyu. Rwose cakarongo kuri iri jambo. Umwaka utaha, mu ntangiriro z'umwaka utaha, tuzongera duhure tuganire, noneho nzaba mbafitiye umwanya. Ubundi Tshisekedi niki cyamubuzaga umwanya nk'uko abibwiye urubyiruko?
yabwiye urubyiruko ko igihugu gifite ikibazo cy'umutekano muke aricyo kimutwara umwanya munini kugira ngo arebe yuko ibyo bintu yabishyira ku murongo, ngo atindana n'abajenerali cyane cyangwa n'abofisiye barimo bashaka igisubizo cy'umutekano muke w'ibibazo by'umutekano muke nyine afite hariya mu gihugu cye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko aravuga ngo mu ntangiriro z'umwaka utaha ibyo bizaba byaravuye mu nzira, nzaba mfite umwanya, nzongera mfata umwanya ntegura igihe nk'iki ngiki, twicare tuganire, mbona umwanya wo kumva ibibazo byanyu buri umwe ku wundi. Deja Tshisekedi agaragaje ko ikintu cyangwa ibyo bibazo by'umutekano byari bimuhugije cyangwa byari bimwugarije byatuma gataboneka mu ntangiriro z'umwaka utaha bizaba byakemutse, nta kintu kikimwihutisha kikimukwabagura, kuko uyu munsi bimuhugije nyine ni intambara n'ibyo biganiro agirana n'abajenerali kugira ngo arebe yuko byabona umurongo. Ubu noneho ibyo ngibyo bizaba byaravuyeho burundu bitakiriho, bityo abashe guhura n'urubyiruko baganire. Mu by'ukuri we atangaje ko mu ntangiriro z'umwaka utaha ikibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Kongo kizaba kirangiye, kuko rizabona umwanya nyine w'urubyiruko. Bivuga ngo hari uburyo bubiri rero, iyi ntambara ishobora kurangira mu ruhande rwe cyangwa intambara ikarangira mu rundi ruhande rw'abo barimo guhangana. Kuko reka dufate nk'urugero, ikibazo cya Goma se ubu nticyarangiye? Cyararangiye deja. Ikibazo cya Bukavu se nticyarangiye? Cyararangiye. Ikibazo cya Uvira se nticyarangiye? Cyararangiye. Yenda aravuga ati okay, umwaka utaha yenda 23 izagumana kiriya gice nicyo yashakaga, birarangiye. Ariko ku rundi ruhande abo bahanganye bavuga yuko bashaka kuzagera Kinshasa. Ese koko mu ntangiriro z'umwaka utaha Tshisekedi wiyemerera yuko azaba yabonye umwanya wo kwicara akaganira n'urubyiruko, koko azaba yarangije ikibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Kongo, cyangwa ibyo bimuhugije byitwa intambara azaba yayirangije? Jya muri comment utubwire. Nibyo we yitangarije igihe yumva azaba ahugutse ibibazo by'intambara yabishyize ku ruhande, bivuga ngo nibwo azaba yayirangije muri favorize cyangwa muri favorize abandi nyine bivuga bya 23. Reka rero Tshisekedi tumuveho, twongere turebe mu by'ukuri izi ngabo zigiye mu Burundi ni ngabo bwoko ki, zijyanye y'iki, hari buze gucura iki? Ni ingabo zirenga 2,000. Raporo zitangwa hariya zituruka mu Burundi ndetse no muri Kongo ziremeza ko hari abasirikare n'abarwanyi ba Wazalendo, abasirikare ba FARDC hamwe barenga 2,000 bamaze kugera mu Burundi bavuye muri Uvira. Iyi mbare ariko ngo bishobora kuba ari mike ugereranyije n'abagiyeyo. Hari kandi ngo n'abandi barwanyi bari kwinjira mu Burundi muri komine ya Rumonge baciye mu kiyaga cya Tanganyika. Uku kurunda ingabo ku Burundi ku mupaka wabo nabyo turabigeraho. Nukuvuga ngo ubuyobozi bwo muri aka gace bwategetse abahatuye hara muri Rumonge ko nta wemereye gukodesha inzu muri abo bose bari kuva muri Kongo, ndetse ngo ubuyobozi buvuga ko kwa gatandatu tariki 13 hari abantu 700 bitwaje intwaro bavuye muri Kongo bageze muri ako gace. Umubare munini w'abo bantu bava muri Kongo n'abafite intwaro, abandi nabo bakaza bashaka ko bacumbikirwa. Kandi noneho ngo uyu mubare w'uburyo ni mwinshi watumye ubuyobozi bw'u Burundi butangira kwibaza uko buzabitaho no kumenya niba bose bagenzwa na kamwe. Ese naba baje kugira nabi? Nukuvuga rero hari amakuru yatambutse mu mpera z'icyumweru avuga ko hari ingabo nyinshi z'u Burundi zamaze kwegerezwa umupaka w'u Burundi ndetse n'u Rwanda. Mu barugaragara cyane w'ingabo z'u Burundi wamaze kwegeranywa cyane cyane mu bice bya Gasenyi Nemba, hari mu Bugesera muri komine ya Busoni mu ntara ya Butanyerera mu majyaruguru y'u Burundi, ngo no kuva mu majyepfo y'u Rwanda. Nukuvuga ngo amajyaruguru y'u Burundi akora ku gice cy'uburasirazuba bw'u Rwanda, ndetse ndumva hariho n'agace ko mu majyepfo y'u Rwanda gakoraho. Nukuvuga ngo ibi ngibi bikaba byarakozwe mu rwego rwo gukumira ko ngo u Rwanda rwatera u Burundi, n'ubwo ku Rwanda rw'u Rwanda bavuga ko nta kintu babona cyatuma batera u Burundi. Izi ngabo rero 2,000 za Wazalendo na FARDC zavuye muri Uvira zikaba ziri hariya mu Burundi.
ibyazo ni amahoro. Reka tubihange amaso. Nucikwe n'inkuru utaha turimo kugutegurira, ariko jya muri komenti utubwire uko uba ubyumvise. Dukomeze tubane.